ukayihanganira ukagendana nayo ukayikorera, Yesu akazavuga ngo mbonye kwihangana kwawe, mbonye kwizera kwawe, mbonye ko wankurikiye by'ukuri, mbonye ko unkunda, noneho ngutuye uwo musaraba. Yeriko nyikuyeho. Gitondo cyiza nshuti mwene data dukurikirana kuno mu Mukiranutsi TV. Mani umugisha wahisemo neza kudukurikira ndetse no kubana natwe n'iby'igiciro kuba mwemera kumva ijambo ry'Imana. Turi mu gihe umuntu yavuga ngo ni umugoroba w'isi, kuko ni igihe isi idakeneye kumva ubutumwa bwiza, ariko Bibiliya iravuga ngo abahinduriye benshi kugukiranuka abo bose nibo bazaka nk'inyenyeri. Imana ihimbazwe cyane. Rero ni igihe umuntu aba akwiriye gusenga ariko akanizera. Ni igihe ukwiriye gufata ubutumwa ukabugeza kuri mwene so, kuko ntibyoroshye. Ni igihe abantu bari bize, ni igihe tubaye bize, ni igihe umuntu wese yibereye mu bimunezeza. Nyamara uko tubonye uburyo tuba dukwiriye kuvuga ijambo ry'Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero nta kindi kiba kinzanye, ni urukundo rwinshi, ni ukuganira n'abantu ijambo ry'Imana tugahugurana, buri wese tukibukiranya akamenya impamvu ariho. Wakwibaza ngo ni kuki uriho? Impamvu turiho ni ukugira ngo duheshe Imana icyubahiro, icyo yaturindiye, icyo yaturemeye. Ni igihe kigeze kugira ngo tugishyire mu bikorwa, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero reka mbwira umuntu wese udukurikiranye ngo ugire umwete wo kwegera Imana nk'ushimwa. Ni igihe dukwiriye kwegera Imana, ni igihe dukwiriye gusenga ariko tukanakiranuka. Ni igihe ibyo dukora byose tubikorana urukundo, tukabikorana urukundo tubikunze, kubera ko birivuga nk'ubikora bikunze ni ubihemberwa. Ibyo ukora byose bikora ubikunze. Wibijyamo uko wabuze ukugira, wisenga kubera ko wabuze ukugira. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Reka tuganire ijambo ry'Imana rito Mwuka w'Imana yanshyize ku mutima kugira ngo dukomeze dufashanye muri uru rugendo. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusome mu gitabo cya Yosuwa. Dusome mu gitabo cya Yosuwa ibice ni 6 kuri 20. Jambo rero ngo abantu baherako barangurura amajwi, abatambyi bakivuza amahembe. Muri ako kanya abantu bumvise amajwi y'amahembe, barangurura amajwi, inkike z'amabuye zirariduka. Abantu barazamuka batera umudugudu. Umuntu wese imbere ye barawutsinda. Barimbura rwose ibyari muri uwo mudugudu byose, abagabo n'abagore, abato n'abakuru, inka n'intama n'indogobe, babyicisha inkota. Amen. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana muri Yosuwa rivuze iki? Rivuze ku kintu. Iri niryo tugiye kuganiraho umwanya muto. Jambo riravuze ngo Abisiraheli batera umudugudu w'Yeriko, ngo Yeriko irimbuka, amabuye arariduka. Bari barawubatse, barawukomeje. Ariko umunsi umwe Imana ibwira Yosuwa yuko agomba gutera Yeriko ikariduka. Ngo nta muntu wavaga mu kindi gihugu ngo yerekere muri uwo mudugudu cyangwa muri icyo gihugu, kuko bari baracyubatse. N'abaturage bo muri icyo gihugu muri Yeriko nta wavagamo ngo ajye ahandi. Imana ihabwe icyubahiro kandi dufashe. Jambo riravuze rero, Imana yategetse Yosuwa n'ingabo
irababwira ngo nibagote Yeriko ngo bazenguruke. Imana ihabwe icyubahiro. Barazenguruka, munsi wa mbere barazenguruka, kabiri barazenguruka, barakomeza barazenguruka uwo mudugudu. Ariko Bibiliya iravuga ngo bazenguruke bari kumwe n'abatambyi ngo bavuze amahembe yabo. Imana ishimwe. Ngo bazenguruka umudugudu, nubwo byari bikomeye ariko bagendanye n'ijambo ry'Imana, bagendanye no kwera kw'Imana, bituma Imana ibana nabo. Bazenguruka Yeriko inshuro 7, ariko Bibiliya iravuga ngo ku nshuro ya 7 inkike zirariduka, ngo nuko Imana itegeka Yosuwa ngo narimbure ibiri muri uwo mudugudu wa Yeriko byose, kuko Imana yari yamuhaye amabwiriza yo kuvuga ngo inka uzangaye buri cyose urimbure, haba abantu urimbure, abagore barimbure, abagabo barimbure, abagore barimbure, abana n'inkumi n'abasore n'abato, ndetse ngo n'intama n'inka, irene, icyororoka cyose ngo n'indogobe, ngo byose ngo urimbure. Imana yamuhaye kondisiyo yo kurimbura. Ikintu gitangaje, Yosuwa ngo barazenguruka, nubwo bazengurutse inshuro zose, ariko bamwe muri bo ibicantege ntibibura. Ariko Yosuwa yumvira ijambo ry'Imana, yumvira itegeko ry'Imana, agenda nk'uko Imana ibishaka, akora nk'uko Imana ibishaka, arangije ararimbura. Arimbura abasaza, arimbura abakecuru, kuko inkike zari zimaze kuriduka. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire ngo buri muntu wese afite inkike ku buzima bwe, afite Yeriko iri imbere, kandi Imana icyo ikeneye ni ukuri ko turimbura Yeriko ituri imbere. Buri wese afite Yeriko, yaba amagambo, iyo ni Yeriko, yaba inshuti mbi, iyo ni Yeriko, akazi wiboneye wadepoje kakubera Yeriko, kagatuma utagira igihe n'umwanya wo kubana n'Imana ngo usenge. Burya nubona uri mu byawe gusa utakigira umwanya wo gusenga, uzamenye ngiyo ni Yeriko iri imbere, iri mu buzima bwawe. Umugabo wishakiye yakubera Yeriko, kandi ugategekwa ngo yizenguruke, kuko biravuga ngo hahirwa wihangana akageza imperuka. Wari uzi ko n'abana wibyariye bashobora kukubera Yeriko? Imana idufashe kandi tugire neza. Abana wibyariye bakubera umudugudu w'Iyeriko, bakubera inkike, yewe bakugerageza, ariko Imana ikagutegeka ngo zenguruka. Inshuti zawe zakubera Yeriko. Maze iminsi nitegereza, nkabona inshuti, aba twiringira, aba twagiza, aba bugufi, aba twizeye, abantu bari kwicwa bakarogwa n'inshuti zawe. Burya nukuba warashyize mu buzima bwawe udakwiriye kwiringirwa, uba warashyize mu buzima bwawe udakwiriye kwizerwa, ndetse uba ukwiriye kumenya ngo uwo tubana ninde. Ariko Imana itegeka Yosuwa, iramubwira ngo zenguruka 7, zenguruka iyo nkike, uzenguruka inshuro 7. Izina ry'Imana nirihabwe icyubahiro. Ngo barazengurutse, Yeriko irariduka. Reka nkubwire ngo Yeriko yarideye, ariko uzenguruke kugera igihe Yeriko yawe izaridukira. Uzenguruke Yeriko yaba umurozi, uzenguruke iyo Yeriko iriduke. Yeriko yakubera ubushomeri, ariko zenguruka Yeriko yaba igihombo. Uzenguruke Yeriko yakubera abana bakunaniye, ariko ukwiriye kuzenguruka kugera igihe Imana izayishyiriraho iherezo. Ubundi
buri muntu wese afite Yeriko. Wari uzi ko n'ibiryo byakubera Yeriko, ukabirya ugatumba, ukabiryana ubusambo? Inzara ni Yeriko, ubukode ni Yeriko, gukora ntugire icyo winjiza ngo wizigamire ni Yeriko, igisuzuguriro cyakubera Yeriko. Ariko Imana iravuga ngo uzenguruke inshuro 7, uzenguruke gusa, kuko nagira ngo utangarize ngo Yeriko ntizahoraho. Hari igihe Imana izayishyiraho iherezo, Yeriko ikariduka, izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Kandi iyo yaridutse, isi irabimenya ko yaridutse. Icyo Imana idusaba ni iki rero? Ni ugusaba buri wese ngo umenye Yeriko urwana nayo ni iyihe. Menya Yeriko ya, kuko buri muntu wese afite Yeriko. Yesu ndamukunda, yavuze ngo ushaka kunkurikira, icyambere akwiriye kwiyanga, kabiri ngo akankurikira, gatatu ngakikorera umusaraba iminsi yose. Ukorera Yesu ntibyoroshye, bisaba kuzenguruka iyo Yeriko, ukayihanganira, ukagendana nayo, ukayikorera. Yesu akazavuga ngo mbonye kwihangana kwawe, mbonye kwizera kwawe, mbonye ko wankurikiye by'ukuri, mbonye ko unkunda, noneho ngo utuye uwo musaraba. Yeriko nyikuyeho, Yesu akayikuraho. Haleluya. Lazeni fote laovera. Icyo Yesu asaba ni iki? Nagira ngo umenyeshe ngo hari abantu baba bafite Yeriko ariko ntibamenye ko ihari. Hari abantu bagendana nayo ariko ntibamenye ko bafite Yeriko iri imbere yabo mu buzima bwabo. Ariko Yesu aragusaba ngo iyo Yeriko yawe uri kuyizenguruka ute? Iki ni igihe buri wese akwiriye kuzengurukana umusozi we, kuko ntawe uzakwikorera umusaraba. Maze iminsi nitegereza nkabona abantu iby'agakiza bararushaho kubikendeza, biragenda bishiramo mu mitima y'abantu. Ariko reka nkubwire ngo iki ni igihe cyo gukomera, ni igihe intwari zigiye kugaragara, intwarane zigiye kugaragara, ni igihe umuntu wese agiye kwerekana Imana ye, kuko ni igihe umuntu wese afite Yeriko iri imbere ye, ni igihe buri muntu wese afite umusaraba, kandi ntawe uzawukwikorerera. Ahubwo wowe ukwiriye kumenya umusaraba wikoreye ngo ni uwuhe. Imana idufashe. Abantu benshi birengagije iby'agakiza, abantu benshi birengagije yuko hari igihe Yesu azaza. Ariko reka nkubwire ngo Yesu azaza abantu bakikoreye imisaraba. Yesu azagaruka gushaka bagishaka, kurongorana bakirongorana, abantu bagishingirana. Yesu azaza. Ariko ongera wikoreye umusaraba wa, uzirikane guhamagarwa kwawe mwene da. Intwari zahamagawe si nyinshi, imfura zahamagawe si nyinshi, ahubwo Imana yahisemo kuguhamagara muri uwo mwanya wawe, ihitamo kukurema, nda yawe ntiyavamo kugira ngo uheshe Yesu icyubahiro. Ariko inyiturano niye wituye Yesu. Wibutse wasanga ari ibyo Yesu yarituye mu buzima bwawe, wasanga ari ibyo umwami wacu yakuye mu buzima bwawe utabitekerezaga, wasanga umwami wacu hari ibyo yakoze muri wowe utatekerezaga. Ibyo bikwiriye kuba ishimwe, bikwiriye kuba igitsikamutima cy'ibyo Yesu yakoze. Buriya nubwo wajijisha, isi ntimenye ko ufite umusaraba hari Yeriko uri kuzengurukana nayo, ariko umutima wawe ntiwawujijisha. Bantu benshi
bajijisha abantu bakiramanta bakidekarika, ariko ntiwajijisha umutima wawe. Yeriko yawe ni wowe uyizi. Ukwiriye gufata Yeriko yawe ukayizengurukana. Ntabwo uzagera ku nshuro 7 Yeriko itarariduka. Myaka umaze ni uyizi, uyizengurukana. Ariko ndagira ngo ubwire ngo Yeriko yawe ugiye kuriduka, Yeriko yawe ugiye kuvaho, Yeriko yawe ugiye guta agaciro, Yeriko ugiye kuva mu buzima bwawe, kubera ko Imana yitegereje ikamenya ko abantu bafite Yeriko. Imana ishimwe. Nele modisa kote la vore de la. Imana ikeneye abantu bayihamiriza, Imana ikeneye abantu bayivuga, Imana ikeneye abantu bayishima. Yesu aravuga ngo nimutanshima biti n'amabuye bizanshima, nimutamvuga ngo mumpamye nzagurutsa ibiti, nzagurutsa amabuye, nibyo bizamvuga. Nubwo wakwirengagiza ukuri ko mu mutima, ariko nawe urazi Imana kwakugiriye neza. Yeriko yikwibagiza imirimo Imana yakoze. Yeriko yawe yikwibagiza ibitangaza Yesu yakoze. Hari ibyo yakoze utatekerezaga, hari ibyo yakoze utibwiraga, hari ibyo yakoze wowe ubwawe utibukaga, utizeraga ko bizaba, ariko Yesu arabikora. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Kwizera ni ukumenya rwose by'ukuri, udashidikanya yuko ibitazaba rwose bitazabura kubaho, ukabyizera ibidahari, ukabyizera nk'ibihari. Wifata intambara zawe ngo uzigereranye na Yesu. Yesu ari hejuru y'izo ntambara. Yesu ari hejuru y'iyo Yeriko yawe imaze igihe. Yesu ari hejuru y'ayo makuba, ariko Yesu agusaba ngo zenguruka. Wongere uzenguruke inshuro ya mbere, 2 uzenguruke, 3 uzenguruke, 4 uzenguruke, 5 ukomeze uzenguruke, 6 uzenguruke Yeriko, 7 uzenguruke Yeriko izariduka. Impamvu Yeriko yawe itariduka nuko utaragera kuri 7, kandi 7 ni umubare ushyitse w'Imana. Gomba ndasimaye, ugomba kuzenguruka, kazenguruka iyo Yeriko, kuko igihe kiraje ndetse kirasoye. Imana igiye kuritura Yeriko, maze igiye mu buzima bw'abantu, yaba Yeriko y'inzara, Yeriko y'amagambo, Yeriko yo kubengwa, Yeriko y'icangiro, Yeriko y'amakuba, n'iy'inyatsi, n'iy'abarozi, n'iy'amadeni, n'iy'uburwayi. Buri wese afite Yeriko, n'iy'ubushomeri, ariko Yeriko igiye kuriduka. Nime boria sabori grante maskari. Imana igiye kuritura iyo Yeriko, Imana igiye kurimbura iyo Yeriko. Imana ibwira Yosuwa ngo rimbura, rimbura abasaza, rimbura abakecuru, rimbura abakomeye, rimbura aboroheje. Yeriko irariduka. Imana ihimbazwe cyane. Reka nkubwize ukuri, nubwo wakwirengagiza abantu gupfa bazapfa, ahubwo uzasanganira umwami umeze ute. Kigihe kigeze ikarimbura Yeriko yabaye ikibazo mu buzima bwawe, ariko Imana idufashe kandi tugirire neza. Mwene data, nusubiremo imbaraga, wibuke imirimo Yesu yakoze, wibuke ibitangaza Yesu yakoze utibwiraga, wibuke yagukuye mu bukode, wibuke yakugejeje hanze, wibuke yakugiriye neza, wibuke yagutabaye, wibuke yakwitayeho, wibuke yayindi yagukishije amadeni, wibuke yaguhaye urubyaro, wibuke yakoze imirimo n'ibitangaza, wibuke yakoze bya bindi. Wizere ko n'ibisigaye izagira ute, izabikora. Bibiliya ivuga ikiri, Bibiliya iravuga izina ry'Imana rihimbaza. Irabanga Imana si umuntu ngo ibeshe, nta nubwo ijya yicuza, ahubwo iravuga ngo no kubikora Imana yacu izabikora. Mwene data, ongera wizere Imana,
nayitakura umuntu nayitamugeze. Yeriko Imana yayiritura biterwa n'igihe. Mubwiriza abo mu bice bitatu yuko igihe kigenerwa igihe cyacu. Burya hari igihe cy'amarira, hari n'igihe cy'umunezero, hari igihe cyo guseka, hari n'igihe cyo kwishima, hari igihe cyo kurira, ariko hari n'igihe cyo gutera ishimwe. Umuntu akaba imbere y'Imana ashima, umuntu akajya imbere y'Imana anezerewe, kubera ko byose Imana irabigena kandi Yesu arabyemera. Reka nkubwire ngo Yeriko yikubuza gushima, Yeriko yikubuza kwegera Imana. Reka nkubwire ngo wowe zenguruka gusa, zenguruka niyo Yeriko. Wibuka imirimo Imana yakoze bizatera Imana gukora. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Ukande subscribe, like, share na comment. Ariko ko abantu bagira imitima mibi, ubu butumwa katari bubi, kubera ko udafata ubutumwa ngo ubuhe mwene so. Muri imyema ngo numara kumwakira nk'umwami n'umukiza wawe, hamya mu bandi ibyo yagukoreye. Saba Imana iguhishurire Yesu. Iki ni igihe rero ukwiriye guhamya, dukwiriye gufatanya kuvuga ubutumwa, kuko abakiriye benshi bagahindura benshi bazaka nk'inyenyeri. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Shalom.